iyo kumvikana byanze nyine akenshi na kenshi birangira nyine mushwanye, kandi niyo mpamvu nkubwira ngo kubaka urugo ntabwo ari ibintu by'imishinyiko. niba ujya mu rukundo, kujya mu rukundo ni kimwe, ariko no kuba wavuga uti nemeye kuba umugore ni ikindi, kuko kuba umugore ewana sasa n'umuhungu gufata imyanzuro akavuga ati ngiye kuba umugabo, hari ibyo uba ugomba kuvamo ukareka. mwumvise? uvuze ngo iki? niko biba bimeze. hari ibyo uba ugomba kureka ukavuga uti rero njyewe niba maze kuba umugore, twa dukobwa tw'inshuti zanjye ngomba kudushyira ku ruhande, nita ku mugabo wanjye, kuko iyo ukomeza kuba inshuti n'aba bakobwa ukazajya ubona ubuzima babayemo, nawe uhita wongera ubwifuza kandi warabuvuyemo. uri kumva? ugatangira kwifuza ubuzima bwa gikobwa bwa gikumi kandi wabuvuyemo ubureba. mpamvu nkubwira ngo numara gushaka ibyo ngibyo byose ubishyira ku n'umusore ni uko, iyo umaze gushaka hari inshuti ushyira ku ruhande. ukagumana za zindi zigufitiye akamaro. sibyo? ubundi mu minsi ya mbere iyo umukobwa amaze gushaka umugabo, uri kumva, ntabwo ugumana na za nshuti z'abakobwa b'inshuti zawe, nta nubwo uhita uba n'inshuti, ntabwo uhita uba inshuti y'abagore bubatse, ntabwo nabo uhita uba nabo inshuti. bivuze ko uba uri hagati no hagati, ntabwo umenya ngo ninde inshuti yanjye, uhita uvuga utoke inshuti ngomba kuyiremamo. icyo gihe inshuti yawe aba ari umuntu umwe, inshuti yawe ari umugabo wawe. uri kumva? niba ari umugabo wawe rero, ahubwo izindi nshuti zigenda zizana, wa wundi uvuga uti uriya muhungu yarashatse, niba mufite wenda nka bizinesi akavuga ati reka tujye kubateza imbere. aho ngaho niho hantu utangira gukuramo inshuti, ukavuga uti disi umuntu yishyura neza, uyu muntu arankunda, ariko nabwo ntabwo uzimariramo cyane ngo wumve ko uhise ubona inshuti nshyashya. oya, urakomeza ukazajya uvugana na ba bandi bakakubaza ati warashatse dusiga twenyine, bakajya bakubaza ukuntu biba bimeze, ukababwira uti rero namwe muzajya gushaka muzajye muzabyirebere. sibyo sheri? akenshi na kenshi abahungu tugira gutya tugashaka benshi tutanabite. niyo mpamvu uzasanga umuhungu akakubwira ngo ese ngo washatse ryari? umwana ngo byarantunguye. ntabwo biba byaramutunga, ahubwo aba yarahubutse, kuko ntabwo waba uri umuhungu uzi ko nushaka umugore inshingano zose zireba urugo ni wowe zaba zireba. keretse ushatse umugore w'umukozi mugafatanya, akavuga ati umugabo wanjye ntabwo nshaka ko azajya avunika muri buri kantu kose, nanjye reka ntajye nkora duhurize hamwe. ariko ubundi iyo umugore ashatse, iyo umugabo ashatse, akenshi inshingano ziba ziri ku mugabo. niwe uzajya ureberera umugore, niwe uzajya umuhahira, niwe uzajya umenya uti umugore wanjye ukeneye iki ngiki. igihe muryamye, umugabo niwe ugomba kuganiriza umugore akamubaza uko yiyumva. ni ukuvuga ngo ibintu byose nyine mu rugo biba bireba umugabo. cyakoze wenda itandukaniro rikaba ku mugore washatse, ko nyine akavuga ati nashatse umuhungu mukunda nawe ankunda, ngomba nanjye gutanga umusanzu wanjye mu kubaka urugo. ese hakenewe iki? ni iki umugabo adashoboye njyewe nshoboye nakora kugira ngo nyine mwuzuzanye. iyo mumaranye rero hafi
amezi angahe, umwaka, imyaka ibiri, umugabo abona yuko byose biri ku mutwe we, atangira kurambirwa. Avuga ati ubundi umugore usibye kumuzana tukirirwa turyamye nyine akishima mu buriri, hari ahandi hantu wenda ajya mfasha. Iyo asanze nta hantu umufasha ntuzasanga ufite umugabo, ugasanga atangiye kujya mu bakobwa, atangiye kugira irari, akazajya yifuza abandi bakobwa, akavuga ati ariko uriya buriya ntiyagira ibyo ashobora kurusha umugore wanjye. Nyine ugasanga umugabo wawe aragukunda pe, ariko nyine hariho ahantu utamwuzuza. Ni cya gihe ari mu kazi, yaba ananiwe akeneye kuruhuka, akabura umusigariraho kandi umugore ahari. Ni cya gihe mucuruza, akagira impungenge zo kugusiga ku iduka kuko arabizi ko utari bubikore nk'uko ari bubikore. Ugasanga nyine rimwe na rimwe bimwangiza mu mutwe. Ariko ubundi umukobwa mwiza ushaka kubaka urugo nkawe, wowe ndabizi waranabinyeretse, sibyo ko nyine abandi bo ntabwo baba babizi, abandi bakobwa ariko nabonye ubizi. Umukobwa nuvuga uti ndabizi ko byose bireba umugabo, ariko nanone nanjye hari ibyo ngomba gukora kugira ngo umugabo atazava muri ibi ngibi yongera aze no gukora imirimo ireba umugore. Niyo mpamvu umugore akenshi na kenshi adashoboye ibindi, agomba kuba azi ko umugabo ari ukumutekera, agomba kuba azi ko ari gukora amasuku mu rugo, hakazajya hasa neza, gutegura ahantu hose, kumesa, utuntu nk'utwo ngutwo nyine uturimo two mu rugo, niho usanga nyine umugore nawe aba adukora. Mu gihe nyine umugabo aba ahugiye mu bindi n'umugore aba areba utwo ngutwo. Ariko nanone ntabwo bikwiye yuko niba mwembi muhurira ku kazi runaka, ushobora kuba muri abacuruzi mwese mwirirwa mucuruza, ariko mukabura umwanya wo gukora amasuku mu rugo. Hari igihe mushobora gufatanya mukavuga ati twese twari bize rero mu gukorera ibindi, none ubwo tubishoje reka aya masaha bara gukora amasuku. Ugasanga umugabo wenda ari gukoropa, undi umugore narimo guhanagura ibyombo, aha nyine ibintu nk'ibyo, ugasanga murafatanya mu rugo. Hari igihe rero usanga mwimereye gutyo mwishimye rwose, ibintu nta kibazo gihari, ugasanga abantu baraje ngo shanga uriya mukobwa shanga yamaze kumuroga, umugabo yirirwa yoza ibyombo, ngo yirirwa akoropa, umugore yicaye, batazi n'ibyo bamwaganiriye. Hari igihe mwanabyumvikanyeho mukavuga muti uraza gukora iki ngiki, ngiye nkora iki ngiki bijyanye n'akazi muba mwakoze, abandi nyine kwa ko batazi ukuntu mubanye, agatangira kuvuga amagambo. Iyo rero washatse umuhungu utazi ibintu bijyanye n'urugo, ari ubwa mbere abigiyemo, udasobanukiwe amagambo y'abantu, ahita atangira noneho guhinduka, agashaka kugira ngo ukoreshe buri kazi kose ko mu rugo. Ugasanga umukobwa yarananutse kubera kumuhoza ku nkeke umutoteza, urashaka ko buri kantu kose aba ari umugore ugakora. Nuvuga ngo ni wa mungu ushaka kuvuga ngo reka mukoreshe buri kantu kose, bareke kuvuga ko yandoze. Ugasanga umukobwa birenganiramo kandi mwari mwimeraniye neza, abantu hatangiye kubahindura. Abantu bubatse rero birinda amagambo y'abantu. Iyo usanze bavuga nabi umugabo wawe cyangwa umugore wawe, urikomeza ukigendera ukabima amatwi, mwebwe muzi ukuntu mubanye wanyu. nicyo cyambere aho nicyo cyambere ibyo bya mbere mukobwa mwiza. Naho ubundi ubwo nk'utuma ndimo kutukubwira kugira ngo n'igihe njye nawe twashakanye twabanye uzajya uba ubizi. icyo ndakizi ubu njya nikorera rero twabanye no icyo ngicyo cyo njya nikoresha cyo kumva amabwire. Oya, wenda hari nk'igihe umuntu umubwira akakwereka nyine ko kumva amabwire atari byiza, ariko mwamara kubana akazajya yumva, kandi ntabwo aba ari sawa. Burangiye niyo mpamvu mu byo tuvugana byose gerageza kubwiza ukuri. twabireke nabibonye ukuntu mba narabiciyemo uruhande rumwe. bimwe barabibonye. Rero ni gutyo bameze. Niyo mpamvu ngewe buri ibyo tuvuganye byose ngerageza kubwiza ukuri kugira ngo sinzakubere mushyashya twabanye. Hari ukuntu umuntu muba muganira uvuga ngo ukaba utereta umukobwa ukamwereka uruhande rwiza gusa,
mwamara kubana ntabwo azi uburakare bwawe, ntabwo azi ngo n'iryari urakara. Mwamara kubana yakora akantu katagushimishije ukarakara, ugahindura isura, ukaba mubi, nuko bakavuga ati bampinduriye. Wumva wamumenyereje ibyiza, mumaze kubana arabibura. Mumenyereza guseka, mumaze kubana kubona urakaye. Ntabwo aba ari byiza. Umukobwa uri mutere tumwereka ahantu hose akakumenya. Yaba azabyihanganira agakomeza ajyana, yaba atazabyihanganira akigendera. Niyo mpamvu bakubwira ngo nawe uzajye wirekura kuri njyewe, unyigaragariza uko uri, kugira ngo nitubana uko uzajya unyitwaraho n'ibizajya binungura, nzajya bifata nk'aho ari ibintu nyine maze kumenyera, sibyo? Watangiye gusinzira? Why? Kubera iki? Ntabwo mbizi. Pole. Ubwo nuko narimo kuganiriza nyine wisanze wasinziriye. Hari ukuntu bavuga ngo hari ukuntu ngo mbere ngo nza kumwana ukuri twiza bagasinzira. Utwo dukuru twari twiza ku buryo twagusinziriza? Twiza ntabwo byari byiza nyine ku bijyanye n'ibyo, ariko byari byiza. Nyamara utuntu mba nkubwira n'utw'ubwenge. Kandi nakubwiye yuko guteretana kw'abakundana ntabwo bigarukira kuri ndagukunda gusa. Ntabwo bigarukira ngo nzakubera umugabo mwiza, ntabwo bigarukira ngo nzakubera umugore mwiza, ntabwo guteretana ni detaye yose. Nakubwiye yuko abantu bateretana bameze nk'abana, ubundi abantu bateretana bagira amagambo menshi. Niyo mpamvu nta musaza ujya mu bintu byo gutereta. Abasaza nyine baba bakuze, ntabwo aba ashaka ibintu nk'ibyo ngibyo. Niyo mpamvu ubona umukobwa harijya akurikira amafaranga ku musaza, bajya mu rugo agasanga amafaranga yose arayafite, ariko mu rugo nta byishimo bihari. Abakobwa amafaranga uyageramo akakubana menshi, ugakenera ibyishimo, ugasanga niho handi atangira kujya kubishakira ahandi. Urabona n'umusaza se zamuzanaho byari byo kuvuga ngo reka ngo dufate akavidewo turimo kwifotora. Abasaza ntabwo yaba babirimo ibyo ngibyo. Umusaza umubwire ngo reka ngo nkorera ka masaje. Hari utuntu nyine usibye nyine wenda wamungane kuvuga ngo amafaranga, ariko iyo uyagezemo nako akaba menshi, ukarya neza, ukaryama neza, ukambara neza, ugasa neza, ukagira icyubahiro mu bantu. Ariko hari aho bijyana ukavuga uti iyaba nabagaho wenda nisanzuye nkabana n'umuntu twishima duseka, tugafata umwanya tukiganirira, niba no gusoma ijambo ry'Imana tukarisoma, ibintu nk'ibyo. Ariko sheri ndagukunda cyane kandi nzakomeza ngukunde. Nuko sheri ndashaka ko mbaza ibibazo bitatu wumva ushaka. Sawa nyine. Mwambwira ibyo bisubizo nyine. hari ubwoko ufite ibisubizo by'ibibazo utabashijwe? ibisubizo ubundi ibibazo byose. Aba nyine. ariko ngiye icyo wambaga cyose.
sawa nyine ngo wazi ikibazo ikibazo nakubaza kere nyine ikibazo nzakubaza kubera icyo tuvugana nyine kuri fone mpita nshyukwa kubera ko nkunda kubera ko nkunda ndetse bitera byabo bivuze ko ku muhungu ubwo se umuhungu aba avugana n'umukobwa atamukunda ntabwo umuhungu byamubaho amushyize mu mundi akamubwira utugambo twiza bikamujyamo noneho nawe hari igihe bikubaho nyine ukumva nyine washyushye bya hatari yewe niwowe ubwo nawe urankunda cyane nabimenye ubwo nyine tuzajya tuvugana nkumva ubushyuhe buranzamukanye ubwo ni ukumenya ko nkukunda nawe uko nkunda no kugukumbura nyine hari ibintu ubitekereje nyine bitashoboka bikanabaho cyashye reka nkubwire ubundi njye ikintu mba ntekereza kandi kiranashoboka ni ukugira umugore ariko kugira umugore nagomba numva bihagije mbere na mbere kugira umugore ni ukubanza nkareba nzakugaburira iki tuzaba hehe iyo amaze kumenya igisubizo cy'ibyo byose bitagomba kugira umugore ariko n'ubundi tuba twamaze kubipanga kera ahubwo iminsi isigaye hasigaye amezi makeya ubundi ukaba wanjye nzagufata neza kandi amagambo mba nkubwira buriya ugashyira nyine abantu barahinduka nshobora kuzacishamo wenda nkakubera mubi umunsi umwe iminsi ibiri ariko ninkubera mubi utazatekereza ko nkwanga sibyo ndagukunda cyane urabizi cyane nyine ikindi kibazo nshaka kukubaza uri kumva birashoboka yuko wamaho iminota 3 nyuma yaho ukongera ukampamagara uburyo nkubaha nyine ngomba kukubaza nyine kugira ngo numve ko wabyemera kuko ngiye kubanza kwiyitaho nyine tu ndaguhitanira ngera rero nsabye 3 ariko nta kibazo byagize wongeye kumpamagara ukampamagara wenda nko kuri WhatsApp sawa